reka tugaruke muri warm up n'ubundi tugeze mu gice twahariye abatumirwa nkuko bimenyereye kuwa gatatu n'ubundi muri aya masaha mwakunze kubona kuri social media platforms zacu ndetse no kuri graphique twasharinze. Dufite abayobozi kuva mu Magaju Football Club ndetse na Etoile de l'Est, ama equipe abiri aherutse kuzamuka nta minsi itatu irashira bazamutse mu cyiciro cya mbere. Mu by'ukuri bagarutse nyuma y'igihe kirekire. Etoile yo yasaga nikoze yo ko yaramanutse umwaka ushize muri sezi ishize, ariko irongera iragarutse. Amagaju yarashize nk'imyaka 3, 4, 5 dakoza ikirenge mu cyiciro cya mbere. Turafite rero muri studio, reka tubakire. Mwaramutse neza cyane. Mwaramutse. Musafiri ndetse na Eri Byukusenge. Namahoro. Tubaye ikaze muri studio za B+ TV Rwanda. Murakoze cyane. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri promotion yanyu nka Etoile de l'Est ndetse n'Amagaju. Ngira ngo Sadi na Karikeza ni imikino twakurikiye, yaba guhera mu matsinda kugeza ubwo bageze no muri playoffs. Uwavuga ko Amagaju na Etoile de l'Est niyo makipe yagaragaje imbaraga kuva aho shampiyona yatangiriye, binaba approved ubwo arizo zanabonaga qualification kuza mu cyiciro cya mbere mu mwaka w'imikino 2023-2024 zikaba zizakina icyiciro cya mbere. Reka duhere ku ikipe ya Etoile de l'Est yabaye ya mbere muri playoffs. Mwari abambere mu itsinda, mwari abambere mukuramo intare muri kimwe cya kane kirangiza muri playoffs, mugira n'amahirwe yo kuba mubaye abambere mutwara icyo gikombe. Nirihe banga ryabafashije kugira ngo mubashe kugira uwo musaruro mwiza ku ruhande rwanyu nka Etoile de l'Est? Urakoze cyane. Reka mbanze d'abord mbashimire kuba mwana dutumiye. Ubundi kumanuka kwacu byabaye nk'impanuka. Navuga ko byabaye nk'impanuka kuko twamanutse mu buryo butunguranye ku munota wa nyuma. Twize ku munota wa nyuma hakira amakipe 3 ashobora kuvamo imwe gishobora kumanuka. Tumanuka mu buryo butunguranye, ariko nyine turamanuka, turagenda turabanza turatekereza, turiyakira. Hano ushobora kugenda ukamara tumara ukwezi kose nta ushobora gusinya release leta yose, nta ushobora kuvugana n'umukinnyi wari wese ushaka kuva mu ikipe. Mutanumva ibyanababayeho by the way. Ariko tudashaka mbese kugaruka neza kuri football, tubanze taboro twiha umwanya wo kuruhuka. Twari ikipe yari ifite abakinnyi batari babi, kuko hari abakinnyi benshi bacu twagiye tubona ama offer menshi atandukanye y'abakinnyi bacu bashakwa. Tuza kurekuramo umukinnyi umwe gusa witwa Peter wagiye muri Musanze. Ahasigaye turabana, turafunga, amakipe arazarakomanga abakinnyi bacu. Turavuga oya, nta mukinnyi twongera kurekura kuko bose n'ubundi bari bagifite amasezerano. Abakinnyi bacu bari bafite amasezerano y'imyaka 2, ndetse wenda bake cyane bari bafite amasezerano y'umwaka umwe, barimo abatwa ba Jimmy, bari bakeya bafite amasezerano y'umwaka umwe. Abo bari free bajya kunegosia, kuko akenshi ikipe imanutse umukinnyi aba yumva atayigumamo kuko ntaba afite icyizere cyo ikipe izagaruka. Yego rero twebwe urumva yari ikipe ihembwa amafaranga menshi, amafaranga yeze muri miliyoni zisaga 7, ari amafaranga menshi. Ariko ukavuga uti niyo ariko yiro yanyu mu cyiciro cya mbere tugiye. Ukavuga uti uko byagenda kose ndemera nkomeze nge nyabahemba, ariko nta n'umwe ugenda ahubwo turongeramo izindi ngufu. Nk'uko twongeramo ahubwo abandi bakinnyi. Muri make ibanga ryacu rya mbere biba kugumana abakinnyi biza twari dufite mu cyiciro cya mbere, uretse umukinnyi umwe wagiye nakubwiye. Rero ubwacu kuba twari tugumanye abo bakinnyi, by'umwihariko abakinnyi bageze muri 20 mu bo twari dufite 20 mu cyiciro cya mbere turabagumana kandi beza kurusha abandi. Ubwabyo yari intangiriro nziza cyane yo kuba dufite icyizere ko abakinnyi bazahaguma. Turagenda nako ikipe izazamuka, twongeramo abandi bake beza. N'uvarigiyemo witwa Bazili wangarakinnye no Magaju, umukinnyi mwiza cyane azadufasha. Twongeramo abandi bakinnyi na Isayi, na Songa Isayi yongeramo. Twongeramo ni bake
yego umutoza birumvikana ariko umutoza yaje abakinnyi abenshi twanabasinyishije kuko niba usanzwe uzi umukinnyi nka Zongayiza nta mpamvu yo kujya kubwira mu mutoza ngo naze mushake twongera amasezerano Cukudi Samuel Noso abakinnyi batandukanye hajemo bake pe muri returu tuzanamo abagande babiri umwe twakuye muri Nzoyi Sugar yo muri Kenya ariko w'umugande witwa Boris Neves Kwezi banadufashije cyane twongeramo n'undi witwa Arafat waturutse muri Marons yo muri Uganda turaza ni ikipe yari ifite abanyamahanga batandatu kandi tugomba gukinisha batatu mu by'ukuri twarashoye mu buryo bufatika kugira ngo tugarurire icyizere duhita dukuraho tike kwishyura ku bafana tuvuga abafana kuzana ubuntu kubera disappointment tuvuga tugomba kwiyunga n'abafana tubagiye midday tugomba kwiyunga n'abafana uyu mikino yose mu cyiciro cya kabiri yinjiriye ubu imikino yacu yose yinjiriye dukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ikipe ikomere ariko noneho tuniyunge n'abafana aho ni ku ruhande rwa Etoile de l'Est Amagaju hashize imyaka igeze kuri 4 hari aho mwageze no mukanakomanga ukabona ko bishoboka bikanga ku munota wa nyuma uno mwaka n'irihe banga umuntu yavuga ngo araritwaye niryo ryabafashije kuzamuka mu cyiciro cya mbere mbere na mbere wenda nabanza kubasuhuza yego muri studio za B+ nkaba nababwira ko twebwe kuzamuka nta kindi kintu cyabiteye urabona yari ni komite nshyashya twese twaje ari komite nshyashya dusimbura iyo ari irombere ikintu twebwe twese dukora wumva ikipe yose twarayiseye bitangira mu ngamba nshya inzara na koca mukuru nawe n'uko twazanye umuntu yari mu Kristo arenda Kristo waka nawe niko twagize n'ikibazo amaze kugenda mu mikino ya nyuma twabaye nk'abahungabana ariko abakinnyi twari twagerageje gushaka abashoboka natwe dukiramo abanyamahanga ariko uko mwabibonaga mwabonaga ko sisiteme y'imifanire yo mu Magaju byahise bitandukanye yego ko twaraye turashyigikirwa abantu baradukunda natwe turabakunda tukabereka ibyo dushoboye ikipe yacu nayo nk'ishingiye ku bafana yego cyane cyane ko twebwe twari dufite na gahunda y'uko tugomba gushyiramo abana b'Inyamagabe ugasanga twebwe nka 80% ni abakinnyi bavuka Inyamagabe 80% mwari mufite mu cyiciro cya kabiri ni nabwo duteganya kuzafata wenda nka 50% numva ntabwo byapfa gukunda nkuko byari bimeze songera dufata abana bacu b'Inyamagabe 50% noneho 50% niryo banga wavuga ko ryabafashije cyane ku kijyanye n'amikoro perezida tubwira byanze bikunze umupira w'amaguru ujyana n'amikoro amikoro mwayabayemo gute ese yari ahagije cyangwa se mwagerageje kurwana nyine n'ubushobozi bwari buhari urabona twebwe ku namikoro yacu agenda ko twari twagezeho kuba muri komite zagiye zibanza imbere ese ubundi budget yo yanganaga ite uhita ubijyanirana budget yacu urebye yari 50 miliyoni 50 miliyoni ariko urumva byanze bikunze ararenga bikaba nka 60 ariko urumva ko ntabwo ibihagije ni ukuvuga ngo ni miliyoni 5 ku kwezi miliyoni 5 ku kwezi urumva ntabwo zihagije bakeneye n'undi bahembwa hafi miliyoni 4 niyo payroll yanyu mufite uno mwaka hafi 4 urumva kandi tugomba kubagaburira kubatekera bakaba muri lokali no kubategera transport n'ibiki urumva bisaba andi mikoro ariko twebwe dufite abafana badukunda bagenda badufasha natwe tugafatikanya nka komite n'ubuyobozi bw'akarere bukatuba inyuma bakagenda baduha bose umuntu wese ukuntu ashoboye yego ku mikoro mwe ntabwo mwigize mugongwa cyane no kuba Etoile yavuga ngo tugeze igihe crise irabaye nabihandurinze mute niba byarageze oya ntago navuga ko habaye ikibazo ahubwo budget yacu yariyongereye bijyanyije n'iyo twari dufite mu cyiciro cya mbere yego yariyongereye kuko
twari dufite bije ya miliyoni zikaba hafi mu 140 na gutyo, kuko twari dufite amafaranga kashi y'akarere 100 miliyoni 100, yego, tukagira n'andi mafaranga yagiye nabwo akusanywa n'akarere ariko biturutse kuri commitment z'abakozi z'abakozi b'akarere, ku buryo hagira amafaranga y'ikomiting atanga ku mushahara we. Hakaba kandi n'andi mafaranga yaturutse mu makoperative yose mu karere yagiye yiyemeza kugira yatanga. Hakaba ubwitange ku andi mafaranga agenda kusanywa, hari sinzi niba ndi buyite nka groupe ni groupe nini cyane y'abakunzi ba Etoile de l'Est bagira amafaranga bagenda bitanga mu buryo buhoraho. Yari amafaranga ashobora kugera muri miliyoni 140 gutyo. Navuga rero ko yari amafaranga mu by'ukuri yagiye adufasha, kuko abakinnyi bacu niba ufite umukinnyi wenda uwa menshi mu mushahara ni 300, uwa make nta uri munsi y'100, mu by'ukuri wagombaga icyo gihe gushaka ubushobozi uko bumeze kose. Ari nayo mpamvu ngiye nshimira cyane akarere ka Ngoma kabigize ibyako, ku buryo kuko amafaranga mu by'ukuri ntabwo yari gupfa kuboneka iyo akarere katavuga kati twebwe tubigizemo uruhare. Abayobozi b'akarere, meya Madame Nathalie, vice meya Mapambano ndetse na Madame Gloriosa ndetse na executive w'akarere Tom, n'abantu ubona babigize ibyabo cyane, ku buryo no ku mikino yose babaga bahari. Amafaranga rero burya akarere kabigizemo uruhare, amafaranga byanze bikunze araboneka. Hanyuma reka tugaruke kuri vice president w'ikipe y'Amagaju. Imyaka rimaze kuba 5 ikipe y'Amagaju idakanagira mu cyiciro cya mbere, ariko imyaka 5 irangiranye n'ikipe igarutse mu cyiciro cya mbere. Ngendagaruka cyane noneho mu buryo bwa ekipe n'uburyo ikipe mwayiteguyemo, management ya ekipe n'uburyo mwatangiye cyangwa se expectation zanyu, uburyo mwatangiye sezo muvuga yuko wenda mwabasha ko mwanazamuka bigendanye n'intego mwari mufite, ugendanye na management y'ikipe. Nyamara binashoboka ko ku makipe wenda y'akarere izo miliyoni 50 ndetse na payroll ya miliyoni hafi 4, abenshi bavuga yuko ku ikipe zabaye na nkeya, mwabisohotse mu muto kugira ngo mubashe noneho kwa mwakwanshina na za ntego zanyu mugiye kwa munatubwira kugira ngo zibashe kuba zagerwaho. Twebwe ubundi urabona izo miliyoni 5 twe tuvuga twagenaga buri kwezi, twahitaga dukoramo saleri twe tukabyijera ku buryo nko gutunga abo bakinnyi twebwe twashaka kuyakura ku mpande. Ntabwo twashaka kwinjira mu mafaranga asohoka mu karere, kuko urumva ni makeya, ntabwo yabahaza ibintu byose. Twari twarafashe intego yuko buri kwezi ntituzadufata miliyoni 5. Umwaka w'imikino buryo ugira amezi 10 n'abiri, w'imikino ni 10 twaba nimba amezi 10 kuri miliyoni 5 ni miliyoni 50. Izo zindi 10 zisaguka tuzagenda tuyakoresha ibindi. Muri football burya habamo ibintu byinshi cyane, na za transport n'ibiki no gutegura gutegura sinzi ari kugomba no gutegura abakinnyi gutegura byo ni ibindi ariko nta wakina atitegura. Ubwo wenda nuko duse tubijyana n'ibyo bindi hari biba binavuga n'inyuma. Reka tujye mbere yuko tujya ku ntego muzanye mu cyiciro cya mbere, tujye precisely muri ino mikino ya knockout. Mbere na mbere mukibona ko decision ya knockout ibaye nkamwe, ubwo wenda uratubwira ko ari Rwamagaju na Etoile grosso modo, mwabyakiriye mute mucyumva ko demi final igiye gukinwa mu buryo bwa knockout? Ntabwo na knockout, ahubwo mu buryo bwa playoffs, mu buryo bwa championnat, mini champion. Ariko ni mini champion ariko bazahura bose kuko format yarahindutse tunabibwira. Mbere barahuraga face en face arere tour ukakomeza, ariko ubu ngubu mwarakinanye hagati yanyu, karaka mini champion mwakakiriye mute? Buriya rero hari ikintu abantu tutigeze tumenya. Buriya Ferwafa imeze nko yaduhemukiye. Ati yaduhemukiye mu hehe buryo. Twebwe twari twaravuze mu nama ko tuzakora akamini champion, ariko biriya bintu bya knockout kari akantu k'amakipe kajemo, ntabwo twebwe turi mu nama, ni nanjye tubajije, ntabwo nari nzi ko bizagenda kuri. Twebwe twumvaga amakipe 4 n'umuntu azahita akina kwa kundi agakora amakuru y'amakipe 8 ari 4 tugakina gute, tugakora akamini champion k'amakipe 8 tugiye kumva tumva
ngo hagiye kubaho ziriya nokawuti hasigara amakipe ane urumva amakipe ane hari abantu babigendeyemo kandi ari abahanga abantu kuvuga ngo wenda uzi ko ushobora gutsindwa warabaye uwa mbere muri pure kimwe cya kane kandi ibintu byose wakoreye nk'uko wari ugiye wa mugani kuri Ese Muhanga ari tujyanye ariko burya uburenganye urumva ibintu wakoreye byose bihita biba zeru ku munsi wa nyuma aho rero kuba wenda amakipe 8 aramutse akinnye wenda ukaba uwa nyuma muri ayo makipe ibyo byari ibintu byumvikana ariko guhita uvamo muri eliminatoire ya kimwe cya kane ibintu biba Etoile mwe mwabyakiriye mute Vice Perezida akoze kubikomozaho ni nanjye wahagurutse ntanga icyo gitekerezo turi mu nama itangiza shampiyona biriya ntabwo ari ibintu Ferwafa yazanye n'abanyamuryango babisaba yego je nabivuga kuko nzi ko ushobora kuba uwa mbere mu itsinda rwose ugasigara muri playoff ukarangira burundu ku buryo ikipe ya kane gukubita ikagukuramo rero nazo icyo gitekerezo baragishyigikira ariko Vice Perezida urumva yahavuye atazi ko iriya kimwe cya kane kizakinwa ariko impamvu cyabaye icyo gihe Jire niwe wakivuze habaye ko twari dutangiye shampiyona dutinze babona imikino iziyongera bikaba ngombwa ko shampiyona ishobora kuzarangira nko mu kwa 7 kubera n'ubu shampiyona bikirimo iyo amakipe 8 rero biriya iyi mikinire ni myiza kubera ko ubu nk'ubu dufata urugero twatsinzwe imikino 2 ya nyuma nabwo bwa mbere ya mbere twatsinzwe iyo tuba tutarizigamye byari kugorana imikino ya mbere twaragiye turayitsinda duhera ku Magaju dukurikizaho Viziyo tunganya hanze dukurikizaho Gicumbi turayitsinda byinshi duhita twakira Viziyo wacu turayitsinda ubwo urumva imikino ine ibanza muri 6 mu by'ukuri nta numwe twari mwegereye qualification ibyo byari byoroshye ko imikino ya nyuma 2 niyo wayitakaza ubu ushobora kuzamuka uko byagenda kose rero ukomeye muri make yagaragariye hariya iyi mikinire ukomeye ni uzamuka uko byagenda kose kubera uba ufite umukino umwe wo gukosora niba ubyanze ukosora utaha uba ufite uburyo bwo kwikosora ariko muri nokawuti ikipe uragenda ikurusha ikaryama ku busa 0-0 mukajya wa penaliti ukavuga ko n'ubundi igiforoma n'ubundi ari nziza mwifuza ko wenda nubwo mwamaze kuva muri icyo cyiciro mwifuza ko n'ubundi mutandacyo cyakomeza kugira ngo nicyo cyakomezwa n'iki kimwe cya kane kikavaho nk'uko Vice Perezida yarabivuze kuko noneho shampiyona igatangira kare nk'uko yabisagestinze ntihazaba impamvu yo kuvuga ngo bikinwe kubera ko ngo byatangiye bitinze asigaye igihe gito igatangirira rimwe na shampiyona icyiciro cya mbere bizwe reka tujye kuri green pitch cyangwa se ku kibuga SG tubwire gatoya hari ibyavuzwe yaba mwe mwabivuzweho yaba na Vice Perezida babivuzweho mu Magaju gutegura abasifuzi cyangwa se ngira ngo nta nubwo turi guce ku ruhande Viziyo yarabibashinjije mwese yavuze Amagaju ko even na Gicumbi Kamarade ndabyibuka we yavuye ku Magaju yakubita agatoki ku kandi avuga iti Amagaju arashyigikiwe ari kuyaterura ati natwe iwacu tuzagira icyo ngo yaba ari Viziyo yaravuze ngo iyo makipe ngo ntiyabaho adahekejwe n'abasifuzi njye ariko wenda akungakomoje ariko si cyo nifuza ko dutindaho challenges mwahuye nazo muri iyi shampiyona mubona wenda Ferwafa ikwiye kongeramo imbaraga umwaka utaha n'izihe si wenda cyane wenda kuri iyo misifurire ese ibikorwa remezo byo biri favorable nihe mubona hakwiye kongerwa imbaraga sadeka nkubwire nanjye ubwacu muri Etoile ntabwo twishimiye imisifurire natwara aho batwibye idayeri n'ejo bundi turi ku Magaju ndi mu bantu barekaramye cyane turi muri stade nkanegera komisera baravuga ngo ibintu biri kuba mu kibuga uri kubibona so rero ntabwo nanjye navuga ngo baratwibye ngo noneho muvuge ngo natwe ngo hari abandi kuko numvise Viziyo ivuga ngo twarayibye urumva ngo ikipe ngo imeze ite ngo yakinye n'inyamafara sinzi ukuntu numva yabivuze ariko ikipe y'abakene ngo yakinye n'abanyamafaranga yaba iyo Viziyo nayo itunganya i Kigali rwose hari umusifuzi wadusifuriye nabi ku buryo bugaragarira buri wese ibyo rero ntabwo nahamya ngo ni ukutwiba cyangwa ni ubuswa ni urwego rw'imisifurire reka mvuge ubuzwa bw'umuntu ku giti cye kuko urwego ntabwo abasifuzi bose mu Rwanda basifura nabi ashobora kubikora twe tukabona ko wenda yatwibye ariko wenda ariko areshya
Voilà. ahubwo ngewe nasaba ferwafa ko yakongera ubumenyi mu basifuzi kuko uretse no mu cyiciro cya kabiri no mu cya mbere harimo icyo kibazo. Ikindi nshimira ferwafa kuba itaratuzaniye abasifuzi bo mu cyiciro cya mbere. Hari ukuntu byajyaga muri ya mikino bagakuramo bari mu cya kabiri bakazana mu cya mbere kandi ari bo babikurushaho. Ariko hari abaje muri demi Burasa finale niwe babi kandi bafite experience. ba Rulisa nababonyemo muri carte finale dukina na Muhanga haje Rulisi yaje classifié ntabwo muri carte finale niho abakinnyi mu cyiciro cya abamenye abasifuzi mu cyiciro cya mbere muri ya mikino kimwe cya kane niho batangiye kugenda bongera kuba ntabwo twe twahuye nabo twagiye duhura n'abajene rwose bakiri bato cyane ku buryo rwose ushaka ni wumva n'izina n'ubwa mbere uryumvise kandi ukabona nabyitwayemo neza. Rero ikintu ngiye mbona navugaho mu misifurire hongerwa ubumenyi. Biragoye guhagarara ku muntu uvuge ngo yakwibye ku bushake rwose biragoye kuko ntiwamenya ngo yabikoze ku bushake harimo bwari bwo bushobozi bwe bishobora no kuba ari nabwo bushobozi. ubwo niho ferwafa ikwiye kongera imbaraga. arbitrage Visi Perezida mwebwe challenge mubona mwafesinze ubwo birata bijyana n'icyo musaba ferwafa kuhongera imbaraga. ariko wanakomoze no ku kintu cy'ibibuga muri kuri arbitrage ariko ku bibuga ibibuga byo twe byadukozeho cyane nk'ikibuga cya Gicumbi n'Amagaju rwose simpamya ko ibibuga byiza tuba twaratsinze. ubwo nawe araza kuyikomoza aratubwira. twebwe rero challenge cyane wa mugani nizo by'abarubitire ariko ngiye uko mbibona indorerwamo ugiye mbibonamo menya atari nk'iy'abandi kuvuga ngo umwarubitire ngo wenda ngo yibye ku bushake so hari n'igihe umuntu wa mugani aba afite ubushobozi bukeya nese uwo ku ruhande yakwiba n'undi wo ku ruhande no hagati bose bagahuriza mu kukwiba wenda umwarubitire nawe ni umuntu ashobora kwibeshya. ntabwo icyo twasaba nka ferwafa yo yakongera amahugurwa kuko hari nk'ibintu basifura wakwitegereza neza ugasanga wenda ni nk'ikibazo cy'ubumenyi bukeya cyangwa kwanga ibintu ku bushake ngo bamubwiye nabi ngo bamututse ugasanga wagendeye ku bintu nk'ibyo ngibyo aho kugira ngo agendere ku bumenyi donc bakamenya kujera buri situation yose bagashaka kujera buri kintu n'ibiri hanze. Nk'urugero hari uriya bitabira bakoraho igicumbi hari ukuntu ajya avuga nko mu kibuga ngo karito rouge karito jaune ukabona ko umusifuzi arayitanga ibyo bintu bibaho. Njyewe nkunda kumukurikira nkunda no kubibona ugasanga wenda mbega ibintu by'abasifuzi ni ukubyigaho bakareba ukuntu bongera amahugurwa kandi ntibakajya bagendera ku marangamutima abasifuzi bakagendera ku mategeko noneho ikurerana na development byo ku bikorwa remezo. urabona nkatwe Amagaju twirirwa dusaba wenda ngo ikibuga cyacu bagikore byarananiranye kuko ahubwo mfite impungenge ko bashobora no kuzacyanga ejo bundi tugize muri diwani ugasanga baracyanze ugasanga abaturage b'Inyamagabe twe twashaka gushimisha ahubwo dutangiye gushimisha bihuye kandi twebwe uko tubyumva nkuko nabwiye ko tushaka kuzamura abana b'Inyamagabe tukabazamura urwego nabo bakajya muri diwani bakishima ugasanga n'abaturage bo ntibishimye kandi aricyo cyizere dushaka kububakamo ko tugomba gushyigikira akarere kacu tukakazamura ahantu hose kakavugwa kakamenyekana. ese ubusabe mwasabye musaba icyo kibuga babasubije ngo iki? ubwo nicyo bari kureba hari preparation ya ferwafa y'imyaka 4 batubwiye ngo indi myaka 4 igiye kuza ubwo bazadushyiramo muri 2028 ariko kuko ferwafa idisoruva ntuza komite yayo ntiwamenya babitwemerera nimba bagiye nimba n'abazagaruka bazabitwemera bikiri mu makuru. Perezida ugifite ijambo muzanye iki rero Amagaju yaramaze iyo myaka yose twavuze igera muri 5 ari mu cyiciro cya kabiri mugize amahirwe murazamutse muzanye iki ni iki kibanza muri agenda yanyu ni iki kiza imbere? Twebwe ikintu kije imbere igitekerezo nuko tugomba kuguma aho tuje. Ikindi kugira ngo tuhagume nuko tugomba kuzana abandi bakinnyi bari for nkuko nabivuze bari for wenda nka 50% bongera kuri babana baturuka Inyamagabe wenda tukazana abandi banyamahanga nka 3 cyangwa gutyo ku buryo ikipe ari ikipe ikomeye tukongera tukubaka igitinyiro iyo legacy y'Amagaju ku buryo twongera tukayibungabunga nkuko byahoze. Umutoza murazana mu étranger murareba mu banyarwanda bafite izo license zo qualification ko barahari binavuga ko Kamarade ashobora kuzaza Inyamagabe ubwo witukura higeze nde kugira wenda nkuregiwe nge mbabwije no kuri sinakorana Kamarade ku giti cyanjye ntabwo ngiye nkunda abakoci bameze kuriya nta nubwo uko mbitekereza ntiyanaza twebwe twumva ngiye ukuntu mbyumva abakoci bo mu Rwanda hari akantu kabaje mutamenya sinzi
Ese wenda bakunda kwirirwa baburana n'abasifuzi ukabona ntabyumva kandi waca inyuma ugasanga ibyabaye byose ababifitemo uruhare. ubwo birasobanura ko Amagaju ari gutekereza ku mutoza w'umunyamahanga. Twe dutekereza ku mutoza w'umunyamahanga. ubwo nta soko ryo mu Rwanda ku batoza muri ko wenda uwungirije yaba umunyarwanda n'uwabazamu akaba umunyarwanda aho twebwe head coach tuba twifuza ko yaba umunyamahanga. Perezida ugitinde mbere ko tukibazwa itwara abatoza bakuru iyo batizaniye abatoza bungirije hari igihe hajya hazamo akantu ko kudahuza neza bitewe n'uko uwungirije yari umunyarwanda kenshi bivugwa ko ajya yifuza ku izo nshingano z'umutoza mukuru w'umusigire cyangwa mu bundi buryo no kugira ngo agaragaze ubushobozi bwe muzabasha kubimanaginga muri ibyo bintu. Twebwe rero nka komite iriho ubu ngubu yo mu Magaju ko tuzi ibintu by'Amagaju turabizi twabibayemo. Icyifuzo cyacu twebwe tuba twumva twakwinjira muri management yana tukayibarekera ugasanga ikipe bayijyanye uko bashaka ugasanga coach arashaka umukino atsinda n'uwo adatsinda akazana ibintu nk'ibyo ngibyo. Twere ntabwo tubishaka. Tuba dushaka ngo umukino nimba bari kuwutegura natwe tube duhari. Niyo mpamvu mbona entraînement z'Amagaju akenshi twe turazitabira. Twatuza abakinnyi bari wike twatuzi buriya n'igihe bavuga ngo umukinnyi yagutsindishije mu by'ukuri ni imbaraga yabuze agahura n'umuntu umurusha imbaraga aho umutima we adashaka gutsindwa ariko bakavuga ngo yariye nk'amafaranga gusaba mujyanye muri ibyo abashatse kugira kubihengekaho ariko siko bimeze. Budget yabingana ite? Budget urumva iyo mutekereza budget igenwa n'akarere ariko twe twumva zaba nka miliyoni nka 200 nizo turi gusaba. Ariko urumva ibyo wasabye si byo uhabwa. Shaka ni entre 120 et 200 bari niho bazaduha bagiye munsi ya 120 urumva ntabwo byashoboka. ugashaka mu baturage no mu ushaka mu nyamuryango ugana birangiye ubwo ibikurikira bivuga ko yazagarira equipe bakaba mwamwitana nawe ibyo nidukenera kuganira nawe tuzamuhamagara tuganire. Daboro ntabwo afite lisansi yo gutoza icyiciro cya mbere. Oya ntabwo afite lisansi yo gutoza icyiciro cya mbere. Twebwe umutoza dutekereza icya mbere muri Etoile de l'Est ntabwo twebwe nta mutoza uruta ikipe. Oya kwa kundi umutoza agafata ikipe agashaka kuyigiriye akabwira abakinnyi ngo hari umutoza kubwira abakinnyi ntukavugane na SG ntukavugana na perezida byose bigomba guca kuri je mbese umutoza akirukana umukinnyi mbese ikipe ikabiye umutoza akayigira karima ke agapanga ikipe uko abishatse. Attention nubwo arabavuga ngo no kwivanga mu mikorere y'abatoza ariko ikipe ntago ari umutoza iyo imanutse ntago umutoza itagenda ntago babara nta kibazo asigarana komite n'abaturage ba nyirayo nibo basigarana ikibazo. Yes icyo gihe rero ibintu byose twe dushaka umutoza tubijyana nabo niba dutsinzwe twese kandi niba tunatsinze dutsinze twese apana kuvuga ngo dutsinzwe kuko yatugurishije cyangwa yezate ari nabyo vice president w'Amagaju yavugaga usanga byaje mu batoza umutoza agatsindisha ikipe akayigurisha akayigira nkaho akayishyira ku kiranguzo kankoreshe iyo terima akayishyira ku kiranguzo akayicuruza yare isanze gutyo hari abayishoramo amafaranga hari abayishoramo ingufu ikipe irahenda. Ubwo projet no ikipe yanyu muri no mwaka ubwo mu ntego no mu ntego ziye kubadana mu cyiciro cya mbere kuko mwaka ushize mwaramanutse bigendanye twebwe nta kubeshye ni n'ikintu twaganiriyeho rwose tukirangiza kuzamuka tukibona ko twazamutse turashaka kubaka ikipe igomba kuza nibura mu 8 za mbere muri iyi sezo itaha ni ikipe makipe 8 nibura 8 za mbere mwaka wa kabiri mugatekereza yego undi mwaka tugatekereza ntabwo ari ibintu ntabwo dushaka kubaka ikipe iri muri bya bindi duhoramo ese ndi kumanuka nazamutse oya iyo ntabwo ari ikipe ni ikipe yaba irimo kudusova kandi
kandi perezida wacu niwe wavuze ati burya n'igikombe twagitwara tukizamuka rwose niko yavuze ati burya n'igikombe twagitwara kuko yabonaga ko birashoboka. ese icyababanga cyangwa se icyabaye imbogamizi cyane umwaka ushize cyatumye mumanuka uno mwaka mwatangiye kukiri n'abatoza ntabwo ikipe yigeze ibura amafaranga n'abatoza baturangije rwose I'm sorry to say n'abatoza yego mu batoza batatu badutoje sindi uvuga izina rya buri muntu ngo niwe waturangije sindi uvuga ngo niwe waturangije ariko nibo batumana kimwe nuko yabarengana yaraje byararangiye so ariko mu by'ukuri uko byagenda kose turashaka gukora kubitekerezaho neza twavuga ngo abaye umunyarwanda yaba umunyamahanga nubwo isoko ry'u Rwanda naryo rifunze ushobora kuzenguruka ukabumubura bikaba ngombwa ko ujya rirabanye rito cyane bikaba ngombwa ko ujya ahandi ariko uko byagenda kose turashaka kubaka ikipe iyo makuru ufite bishobora kutajya munsi ya 200 bigenze gutyo byaba byiza cyane ariko kandi ni ikipe uko byagenda kose izagira abanyamahanga tuzagira abanyamahanga bari muri 6 cyangwa 7 ariko ku buryo umutoza uzatoza Etoile de l'Est azaba afite amahitamo mu kibuga azaba afite ni ikipe mu by'ukuri itagigira ikintu bita umwenda w'umukinnyi imishahara turahembera igihe nta kibazo dufite ku mishahara icyo ngiye kukubaza kongeramo abakinnyi ibyo bizakorwa gute komite cyangwa muzategereza umutoza mukuru azabyikoresha hari abazasanga natwe twarasinyishije kuko rwose akanya kuba nakwicara nkatekereza umukinnyi ukomeye nabonye mu cyiciro cya mbere hano ntabwo ari ikintu bisaba nta bwenge bwinshi bisaba urumva n'abakinnyi tuzagumana turabazi kandi batari bake mu ikipe rwose hazagumamo abakinnyi benshi nibura abakinnyi bari muri 15 hagati ya 15 na 17 bazaguma mu ikipe turi dufite abakinnyi 27 yego ikwiye kongeramo imbaraga cyane cyane muje muri D1 ndetse niba nibeshye uyu munsi haraba inama nyungurana yego ni hehe mubona Ferwafa ikwiye kongera imbaraga kugira ngo shampiyona inacuruze by the way kuko ubu umupira wo mu Rwanda usa naho ni igicuruzwa utafata ngo ukijyane ku isoko. Yego urakoze shampiyona y'u Rwanda ntago mu by'ukuri dukwiye kuguma mu makipe acungiye kuri leta kuko mu by'ukuri Etoile de l'Est si y'akarere ka Ngoma no ifite ubuzima gatozi agifashwa n'akarere ifite ubuzima gatozi akarere ni umuterankunga nk'uko n'abaturage ari abaterankunga nk'uko twabona n'uruganda runaka rukaba umuterankunga so rero ariko hari ntago dukwiye kuguma mu kintu cyo kuvuga ngo dukomeze twumve ko leta akarere gakomeza gushora amafaranga muri Etoile nubwo ari nabyo ntacyo bitwaye kuko ni ikipe y'abaturage kandi bakarere njye mbona ikintu nasaba Ferwafa ntibashake abaterankunga ntibegera amakompanyi akomeye cyane harahari niba twarabonye azamu mu myaka yashize hano mu Rwanda ntabwo wanyumvisha ukuntu azamu yagiye ntabwo wanyumvisha ukuntu niba yaragiye havuyeho komite zingahe yananiwe kugaruka se cyangwa habuze izindi televiziyo zikomeye cyangwa se n'abandi baterankunga bakomeye nk'ubaka kanya amafaranga aboneka ku muterankunga ni amafaranga makeya umuterankunga wa shampiyona ni amafaranga makeya hashakwe Ferwafa niyongera uburyo bwa marketing ishake abaterankunga Ferwafa ubwayo nishaka abaterankunga ba shampiyona n'ama equipe bizatuma nayo ubwayo marketing y'amakipe ikora amakipe nayo abashe gushaka abaterankunga y'ubwayo ariko biragoye ko aka kanya ikipe nk'amagaju nka Etoile de l'Est yajya kwenteresa umuterankunga mu gihe na shampiyona ubwayo na federasiyo ubwayo itamufite. Icyo ni ikibazo hanyuma reka ngaruke kuri vice president nawe bitubwiraho kuri icyo kintu cyo kurekrita abakinnyi mwebwe nimwe muzakora izo ntuze izo push muganiriza abakinnyi cyangwa muzategereza umutoza abanze kuko haracyarimo igihe wenda tujyeho gatoya hari ikibazo cyose ko bazamwese mukasubiza mu munota umwe ukuntu mwakiriye n'iki kintu cyari ko no mu bantu bazamuka icyiciro cya mbere mwaka utaha ariko basubiza kuri icyo ngicyo twebwe
byanze bikunze ntabwo tugomba kurenza kero cy'umweru nta mutoza wundi dufite cyane cyane ko ariko kwirinda kwivanga muri aferi z'umutoza rero turazana abakinnyi tubamwereke ahitemo ngo ntabwo akaba ari gusinyisha kuri umukino umutoza atamuzi niwe bose tuzabona ntabwo bakiri bashyira azaba bateze umutoza w'ingenzi ariko burya byanze bikunze umuntu w'umutoza w'umuhanga aba afite n'abakinnyi asanzwe natwe tuba dufite uwo tumubwira kuriya twamubonye muri gicumbi kandi twaravuganye uriya twamubonye muri viziyo turamuzi turamutega nawe aho guhita twihutira gusinyisha amazu twavuganye n'umutoza mbere yo kugera kuri icyo kibazo gato hari akantu kabazo gato nifuza kukubaza iyo urebye hano mu Rwanda hakunda kugenda habamo ibibazo ekipe yatsindishijwe n'abayobozi ekipe yatsindishijwe n'abakinnyi ekipe yatsindishijwe n'umutoza aho nta rimwe na rimwe batanumvikana ariko ikintu mvu umuyobozi yatsindisha ikipe gute akenshi bikungiye guhita mbigarukaho uburyo bavuga ngo ekipe hari ibigenda bivuga ngo ekipe ngo yatanga amanota icyo yumvikanye n'indi ekipe bigatuma nyine ekipe ibura amanota muri ubwo buryo mu iterambere ry'umupira w'amaguru muri ibyo bice bitandukanye abari abawureberera mu nyungu ubwo ni minisiteri ndetse cyangwa ry'umupira w'amaguru mu Rwanda n'abawubamo abari abakinnyi ndetse n'abayobozi hari ikibazo ni hehe ubundi bagakwiye kuba bakorana gute kugira ngo umupira ukomeze gutera imbere ubundi tuvuze ntuhari ikintu kigeze kuba inyamagaye abantu bakavuga ngo Bonaventure ngo niwe wamana ikipe y'amagara ukibaza se Bonaventure ko yari meya yari umutoza ni umukinnyi icyo gihe ibyo bintu ngewe ntabwo njya mbyumva neza ntabwo umuyobozi yamanura ikipe kereka bafite wenda ukuntu bajera amafaranga nabi hakuriya wumvaga nk'imyaka ishize mu magare bavuga ngo niba bamaze amezi ane badahembwa ariko twe ku ngoma yacu nta n'ukwezi na kumwe baba barenze iminsi itanu nta na prime maze nta kiriya yandi ariko natwe mwumve ko bije igomba kuzamuka kuko bije bareberera inyungu mu mupira w'amaguru abafana minisiteri wenda ikintu twayisaba urumva kereka inkunga ari inkunga batanga twabarebera kuri development ibikorwa remezo niho badufasha sibyo ko ibintu by'amariga ubu ngubu bigiye gusa iyo nama dufite uyu munsi dufite inama agiye kwiga ku mariga igihe numva bya liga n'ubu nta kintu nahita mbivugaho abafatanyabikorwa batari ubuyobozi bwite bwa leta ubwo nk'akarere n'ibindi bakwiye kuza mu mupira yaba ku ruhande rw'amategeko cyangwa se mu izina rya federasiyo bagatera inkunga umupira wacu mwebwe ubona muri umupira ugomba kugera mu buryo bumwe cyangwa ubundi iki kintu wowe ubona kizagiye mu kakite ku ruhande rwanyu twebwe nkatwe ndebye nka ferwafukomo yagombye kubigenza bariya abafatanyabikorwa bayo bakagombye kongera bakababwira kongera amafaranga cyangwa bakagira benshi biba byo kuvuga ngo ni national primus league biriya none se bagize abiri cyangwa bakagira abafatanyabikorwa batatu urumva tw'amakipe natwe twaza tubona ikintu tukabona cyinshi natwe bigatuma wa mugani nk'uko SG yabivuze natwe tukaba twabwira umuterankunga hafi aho nubwo twagiye tuvuga ngo ntabwo bakungura ikipe n'iy'akarere cyangwa iki burya akarere kaba ari umuterankunga mukuru kandi burya umukuru n'amashaza uzarebe uwatanze menshi niwe uyobora natwe nibyo twakwifuza ubundi iki kintu cyari igihe amakipe mbere na mbere ni naho hari ikibazo ntabwo bacyumva kuko ubona ko no mu gusobanura ni ferwafari yageza kubasobanurira bareba uburyo babinoze babyumvikane ariko amakipe menshi ntabyumva abantu ubona n'abanyamuryango birumvikana ariko ntabwo unyumva neza ntabwo kumva ikintu ureba inyungu ugifitemo cyane mu by'ukuri amakipe menshi mu Rwanda menshi hafi yose ndetse afata amafaranga avuye kuri leta mu by'ukuri umeze utyo liga ntacyo yakumarira niyo mpamvu niyo utayumva si uko waba utumva akamaro kayo ariko nta mpamvu muri make ubundi uretse wenda ikipe imwe gusa mu cyiciro cya mbere
ndumva ari imwe yonyine ishobora kuba idafata ku mafaranga ya leta gorira yonyine Gorilla yonyine. za gasogi zirayahabwa urumva za reyo zirayahabwa izindi zose zifata amafaranga ya leta ariko nanone ari nabyo bintu birimo kunozwa kuko iyo habayeho kwicara nk'uko abaperezida bose bakicara bagatanga ibitekerezo habaho no kureba ngo no kumvisha na wa wundi bavuga ati igihe mbona miliyoni 800 z'umujyi wa Kigali nta mpamvu yarahagije habaho kumva ko niyo haza n'andi byaba bihagije n'ikipe igasohoka ikagira higera ariko uburyo bucuruza ni bwa ligi pe kuri advice noneho inama mu kanya n'igitekerezo musegonda mukaba ngiye kwifuza ko yigiza cyangwa se tube uhagaze ku giti cyanjye yewe ariko apana ntabwo ngiye kuvuga ku giti cya Etoile de l'Est kuko ntabwo nabanje kukiganiraho na komite ku giti cyanjye bwite ligi yabaho ni n'ahangaha rero dusoreje ikiganiro tubashimiye cyane kuri attendance yanyu muri wama mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu yaba vice president Magazi yaba isi Etoile de l'Est amakipe yazamutse mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kandi twize ko n'ubutani tubakenera muzaza yego mu buryo bugiye butandukanye bitewe n'aho amakipe yanyu ibyo azarimo arakora mushimiye cyane Sadi wakoze cyane muri kino kiganiro kudufasha kugitegura nawe kari keza wakoze cyane wakoze nshimiye cyane Christian ndetse na Yvonne bari ku buhanga bw'ibyuma tubararikira ikiganiro warm up ku munsi w'ejo bwa kusesa kujya ku isaha y'isa 3 chaque pour soi Dieu pour vous tous.